What's up, Kigali? Cause sounds it's about the bad money, but it's one and only. Hey, baby girl. Hey, Umeze bon? meza bon. Umeze fresh sana. Cyane. Yana kamubwiza ukuri. Urasa neza. Buriya se? Wallahi urasa neza kabisa. Urakoze. Urakoze cyane nawe. Right. Ariko murabyibuka ntago ari ubwa mbere tumwakiriye. Usanongera yitwibwirira. Uratangiye bibwira abakunzi bacu bashyashya batakuzi witwa nde meze biti? Ni gigi nk'ibisanzwe. Ubwa kabiri njara se? Okay. Bacye bamaze kumenya. Gurira akabombo. Uraze ngura akabombo. Kubera umbwengo ndi mwiza. Oya. N'ubwa mbere mbyumviye. Bombo y'icumi wapi? Wapi bombo y'icumi we? Ugiye kugaya ikintu ndi bugwe? Bombo y'icumi n'umugabo ubwanwa. Nayo nguha. Ah my goodness. Bombo kweli? Basa atari na Iki? Fanta wenda. Fanta. Fanta dasindisha kabisa ni sawa. Naho kuri Noheli. Kuri Noheli? Ako hari abantu igi uvuze Noheli uranyibutse. Hari abantu ubuzima twaryaga inyama n'umuceri kuri frite kuri Noheli. Nawe uri muri abo bantu? Rimwe na rimwe bikanabura. Kuri Noheli mani n'urya inyama ntago bibaho. Nta na rimwe abantu bago barabipanze twabaga tugomba kurya inyama byanze bikonze. Wanyu? Uwarigiye byaburaga? Uwarigiye byaburaga? Shabyiorere. So guys, rero nagira ngo umunsi tuganire ubushize twaganiye kuri byinshi bitandukanye, tuganira kuri topic ye kuba Gigari single, ese kuburi single, ese yaba yizira mu rukundo, tuganira kuri byinshi bijyanye n'urukundo. So right now, ndengo tuganire from the scratch. Murabona Gigi ni umukobwa mwiza usa neza ugaragara neza nkuko nebabwiye amafaranga aramusa wenda sinzi niba afite ahagije nkuko atajya byemera reka amafaranga arafite. So nagira ngo tuganire Gigi uzagira ikizere kiracyahari. Nagira ngo tuganire Gigi banona ha total difference na Gigi wa mbere. Byanga byakunda biratandukanye cyangwa se ni kimwe. Ese Gigi umuntu ari we right now niyo umuntu yarifuje kuzaba cyangwa byaje bitunguranye. Uratubwira muri make from the scratch byari bimeze bite? Aho byatangiriye nyine. Aho byatangiriye. Aho byatangiriye urabona ubu turi Kegel. Ubundi se Gigi mu rugo ni he? Nge ndikavukire. Gigi atangiye ko tu. Nge ndikavukire. Uri kavukire. Tuje bakavukire bose. Akavukire muziranye. Okay. Nyine Gigi icyo nshaka kuvuga urabona right now uri umukobwa mwiza nyine man. Genda byemera no gutabyemera. Mbere yuko wenda wisanga right now hangahuri uburwo kwendera umukobwa wawe ushaka gukora amafaranga ukibeshaho ibizima bukagenda neza. Ndavuga mu buzima bwawe ukiri muto wenda ukimenya ubwenge utaratekereza kuza ahantu niriye tandukana rimo hawa hagati. Ikibazo kirakomeye ntaramenya ubwenge ukiri umwana. Niriye tandukaniro riri hagati kera ukiri umwana n'ubu ngubu. Ushobora kuvuga ati wenda ninkura nzaba umusiramu, ninkura nzaba umusirikare, wenda ninkura nzaba umudokiteri. Ubu ngubu right now umeze biti nicyo nshatse kuvuga wenda. Nge kera nkiri umwana numvaga ninkura nzaba umusirikare. Umusirikare. Ariko kubera ukuntu kubera ukuntu uko nagiye nkura byagiye bimvamo byagushizemo. Ubu ngubu ntago gitekereza kuba umusirikare. Reka. Ni cyo kintu utekereza kuba cyo basa? Ubu narakuze uzo natekereza ngo nzaba umupolisi cyangwa nze. Ubu se basuri iki? Ndi Gigi. Uri Gigi. Ntago ifite inzira zo kuzaba docteur kuba iki byararangiye ubu ngubu no guhiga ibiceri. Ubu no guhiga amafaranga. Guhiga amafaranga. Yego. Amaraboneka se basi muri minsi ari kuboneka. Gake. Kubikiri gake se. Ntago aboneka fresh. Ubundi kiba kizira umukobwa mwiza nka kubura amafaranga. Uyabura gute kandi uri mwiza? Arahigimye. Abyo wamenya shawe wese wabimenya. Ese Gigi ushobora kugira umuhungu crush? Ushobora kugira umuhungu crush? Oya. Ntabwo ushobora kubona umuhungu uvura mukunze? Ntabwo byambaho. Kubera iki?
sinzi impamvu igihe bitambaho gusa ntabwo nabona umuhungu ngo numve mugiriye crash ngo nyine ngo ape afite amafaranga se afite amafaranga baraye ntago barayaho yego ubu akanga umuhungu ufite amafaranga nakanga umuhungu ufite amafaranga aje akantereta namukunda ariko bitavuze ko ngiye najya kumwiteretera ngo nuko afite ayo mafaranga ariko ibyo byatuma umukunda no kuba afite amafaranga nabyo birimo aho utangiye kurengera nguda amafaranga cyangwa nguda umuntu ariko ndi kwibariza ndi kugira ngo nyine abantu tuba clearing tubereze ukuri twumve ibyo ari byo oya njye ngunda amafaranga ukunda amafaranga oya warabivuze oya okay ntabwo ukunda amafaranga umuntu akunda amafaranga ntago ayabona ariko iyo atayakunda arayabona ubwo rero wasanga ageze ayabona kubera nayo nkunda akareka okay ngiye nose gigi ushize uri hano tubwiye ko ufite umukunzi man bwire nyine bwa mbere winjira mu rukundo byaremeze bite bwa mbere ninjira mu rukundo cyangwa bwa mbere wumva ukunze umuntu bwa mbere wumva wakunze umuntu byaremeze bite umva nakunze umuntu iyo bwiraga ntamubonye no kurya byarangaga my god basi se yaceho nkamubona none wakunze nka ryari ngo ufite nk'imyaka ingahe bwa mbere ukunda umuntu ibyo tubisimbuke ariko biragera biroroshye oya ibyo tubisimbuke ngo na bwa mbere nkunda umuntu namukunze afite imyaka n'ibintu bya danje ibyo tubisimbuke nta kintu watubwira ejo bundi ntangira gukundana ejo bundi ntabwo mvuze umwaka yego cyangwa iminsi yose yatambutse ntabwo wigeze ukunda ubu nibwo ukunze bya nyabyo oya narakunze warakunze okay ubwo wanze kugira ikintu utangaza kuri ibyo bintu ibyo ngibyo nta kintu natangazaho ntabwo navuga umwaka ariko narakunze warakunze ubwa mbere nyine nkunda narakunze none ubu ngubu tubwiye ko iyo waburaga umukunzi wawe urahangayikaga ukumva wamubona ukumva yatambuka ukamubona n'iki ubu biratandukanye kera hazagamo n'ubwana hari hakirimo ubwana kuko iyo namubonaga nagiraga n'isoni zo kumuvugisha nyine nkagira isoni ariko ubu n'amatelefone arahari ubu nta bidanje bamuhamagara mukavugana bikarangira mukanasharinga yego ushize atubwiye ko udashaka kuba uri single nibyo bivuze ngo urukundo n'urwakuntu kuva kera warakundanaga warakundwaga ibintu byose byari fresh yego gigi ugira urukundo uri romantique cyangwa uko nimba ndi romantique ariko urukundo rwo ndarugira nose umukunzi waraza kure kino kiganiro agomba kukireba aza kubyandika muri comment niba nyine uri romantique cyangwa utari romantique cyangwa ubutaha uzamuzane umukunzi wanjye wapi ntabwo byakunda nose kuri single urumva ikintu ushaka kuganishaho biragoye ko aza kukigeraho neza nari kubaza the first love yawe uburyo nyine yari imeze uburyo wisanze uri mu rukundo ukiri mutoya hari utuntu twinshi tuba dusekeje urugero nkanjye ndabyuka kera nari mu bantu bazi imitoma myinshi nzanayikuraga ariko nandika nabi wandika nabi nkajya kure umuntu akanyandikira nanjye nkamubwira ibyo anyandikira none abantu bakaba bazi ngo Chris azi imitoma ariko mu by'ukuri bakaza kundeba nyine nkababwira imitoma bandikira abakunzi utuntu twanyamwibuka nyine ngumva n'utuntu twa fresh na nyine bagira ngo bazi nk'aga challenge kaguchallenginze bana the back in days nyine turi mu rukundo nka kera nyine kiri muto nk'utwo tuntu twagiye tubaho oya wiseka abantu iyo hari ukuntu bandikaga udupapuro urabyibuka bakagenda bakandika agapapuro akagenda ashushanya udutima nyine udutima kakavamo ijambo kera byari danje kari akantu none iyo akandikagamo ijambo ngo ndagukunda byaga ari ibintu bya danje urabona nka kwa kundi hari umuhungu usaba urigize gutereta nka mbere ukarira cyangwa ukajya kumurega kuri mama wawe ngo yaguterese cyangwa umuhungu bakamukubita ku ishuri ngo yaguterese
mama wanjye se nkamubwira ngo umuntu yanyanze kera abakobwa twera dutereta urumva bakajya kuturega iwabo ngo twabaterese ngo ibiki n'ibiki bakabigira big deal wowe ntabwo byigeze bikubaho byo kujya kubwira ndabyibuka kera hari uwigeze kumbwira arankunda ndamubwira ngo njye sinagukunda aragukubita yego mama wanjye nibwo yagiye kwiyama arababwira ati uzabaze n'undi munsi arababwira reka ntabwo byavamo igihe rero nibyo mbona arimo nsabwa nanjye byigize kumva ibyo bintu yarankubise arankubita ariko kubera ko banze kumukunda arankubita njya mu nzu ndifunyira basi umuntu muracyavugana cyangwa uramuzi umuntu muracyavugana cyangwa uramuzi icyo gihe twari tukiri abana ariko twarakuze nyine turavugana nta kibazo ubushatse yakunyaka na tereta nta kibazo ubu ntabwo yatereta kubera se iki kandi kera naramubwiye ko ngewe nta gusa ntiwamwemera yego musega igihe kankubaza urabona ukatiye nk'umuhungu hanyuma ukaza kumubona yarabaye nk'imboga arasiga afite nk'amafaranga nta n'imwe ugize wicuza nk'icyo kintu ukatira nk'umuntu ntabwo njya nicuza ngo umuntu ngo naramwanze ngo yabaye gutya oya ntabwo byambaho ntabwo byavamo icyo gihe mba nsunywe kandi sinjya nsunwa mu buzima bwanjye reka ntabwo biba byoroshye hanyuma mwita Gigi the bad girl Gigi umukobwa mwiza cyane Gigi ni umukobwa wa fresh sana kabisa Gigi ni umwana mwiza reka ngenda bizi Gigi ni umwana mwiza mana subizi se vuga ngo minisiteri ko reka agira ikintu yabwirira umuntu mutereta umuntu bakundana no kuri yaratombaye pe Gigi ni umwana uramusuje muha kabizo bana muha kabizo oya uzi kumusuje nko kwasuza umuntu wese gusa nanjye wansuza gutyo gusa njye nabona dukaniye n'umukunzi wawe gahunda musuje ari hose natashira wanjye ndagushoboka basi oya zangi bigomba kubera uramusuje cyane ubu nta muntu wemerewe gushyiramo kandidatire simara nkubwira ntabwo byemewe erega ari igihe uri bivuga wenda uwo munsi ariko byagenze ariko ushobora kwita wisubiraho mani birakunda wapi nta kintu gishobora kuvamo ngano noneho tubwira ikintu cyaba cyarakubaye kigoranye mu rukundo mu buzima bwawe cyangwa cyakugoye cyane nyanga oya mu rukundo rwose wagiye ukundanamo abo wagiye ukundana nabo niki kintu cyakugoye cyane kuruta ibindi ikintu cyangoye mu rukundo ngiye kumva ikintu cyakugoye umbwira ikintu cyakubabaje sibyo umbwira ikintu cyakunejeje umbwira ikintu cyagutunguye ikintu cyantunguye kera umuntu twakundanye ubwa mbere nawe azareba kino kiganiro ndabizi yampaye Shanete byarantunguye Shanete ya kera we hari udushanete tuba turi mu gashashi harimo uduherena akameta n'agashanete akantu karagutunguye mbona aratunzaniye kandi ntabwo nabyambaraga noneho ndamubwira se ko bino bintu ntajya mbyambara ngo we ngo bifate ngo ubibike ngo uzaza ngo ubireba ngo unyibuke nanjye ndadufata ntuhisha ahantu iki kintu cyagutunguye byarantunguye cyane ikintu cyagushimishije ibyo ntibyagutunguye urumva ni ikintu cyagusurayizinze biragutungura ikintu cyanshimishije mu rukundo ni ugukunda umuntu nanjye ngasanga yarankunze waramukunze nawe usanga ibintu byaragushimishije ibintu byabaye nka ryari nkagereranyije urukundo rwanjye rwa mbere urukundo rwawe rwa mbere urukundo rwawe rwa mbere ikintu cyakubabaje kuruta ibindi mu rukundo ikintu cyambabaje ntacyo nsinagura gukundana n'umuntu basi ngo mutandukane wumva arababaye gukundana n'umuntu tugatandukana nkumva ndababaye nose waramukundaga birumvikana ntabwo wabura kutababara ariko ni iminsi ingahe se bigahita bishira wowe bihita bishira yego
ntabwo bishobora gutinda. oya Kubera iki se? Kubera iki nyine adashobora gusigana shoke nk'umuntu muba mufitanye ibihe mwaracirinze byinshi cyane ku cyumva nyine ko nta kibazo na kimwe. ese ikibazo cy'iki iyo ukunze umuntu nawe agukunda hagati muri mwe hakavamo umwe uvuga ngo tubireke ubwo haba hari impamvu. Hari impamvu. yego rero njye ntabwo njya nabitindaho ngo mvuge ngo twakundanaga none aransize. oya ubwo haba hari impamvu aba agiye. Ubwo nawe tubyakira ako kanya. ndabyakira. Ubundi se umuntu wakanga umukobwa mwiza nka se waba uhombye? Reba ukuntu ufite amaso meza, ukuntu uri ikiyobe, ukuntu uri cyiza, ukuntu useka neza, umuhungu wakanga se yaba yihombeye? Abaze comment. Uzi ikintu umbwira kuri ibyo se? umuhungu wa ntabwo mbizi. Ntabwo bizi. None se kankubaza, ukunda umuhungu wirabura cyangwa w'igikara? W'igikara cyangwa w'inzobe? njyewe nkunda umuntu wirabura. Umuntu wirabura? yego. Ukunda black? yego. Kubera iki? ntabwo nzi impamvu. Wowe ukunda black cyangwa nuko uri inzobe nawe? sinzi impamvu no se ujya ubona abantu b'inzobe bakundana ari inzobe bose. njyewe ntabwo nkunda abantu b'inzobe. Uze ngo niyo nateka ibere igashya njye ntabwo wankunda. yagorana. Hagaranye buriya muri kubarizamo gake gake numva amakuru ngene nyamenya. byagorana. Byagorana. Sha wapi nabyo kwirirwa ngerageza. Nose icyambere nta mafaranga ngira. Sinirabura basenda ngo base mena nirabura upfe kugendera kuri akono ko kwirabura. Byagorana mugani wawe. byagorana. Ariko ngo byagora nta wamenya wese ko nta wamenya. Anytime. ntabwo mbizi. Ntabwo bizi. yego. Okay, reka nkwereke. Yes, to the point. Ese nuturungiye macha kutugana tuntu challenge zindi duke duke. yego. Ubuzima bwawe wari wakora ikosa? Wari wakora ikosa mu rukundo nyuma ukaryicuza? mwabyicuza? Wakoze ikosa nawe uzikora ikosa? njye sinzi. ariko njye mba mbona nta makosa ngira mu rukundo. Nta muntu usirababaza mu rukundo? oya. nta muntu njye ndababaza mu rukundo. Abantu bose mubaye mu rukundo wagejeje kubanezeza no kuba ibyo bifuje? ukundana n'umuntu erega ngo yishime, ntabwo ukundana n'umuntu ngo ababare. None se urabona muri minsi gukundana n'umujama rigiye gusaba ibirenze cyane cyane. Urabizi dusigaye tuba twibana akaba akeneye ngo igihe cyose umurebe. Ibi nawe byizereramo? byo kujya kureba umuntu dukundana byigihe? oya. ariko rimwe na rimwe umuntu aba yamureba. byabaye ngombwa. Se bitaba ngombwa umukunzi wagukeneye ko aba agomba kukubona? hari igihe biba nyine bikaba nk'agakungu. Agakungu? yego. Rero muri iyi minsi kugira ngo ukunde umukobwa mubane mutarahura cyangwa mutararya akantu bisigaye bigoye. Kubera iki? Umukobwa azajya gushaka umuhungu amaze kuryama n'abahungu bangahe cyangwa se amaze kuryama n'abantu bangahe? Ubona atari byo bintu muri imbarutso bituma abantu basigaye bakora divorce. Kuko muri minsi yose gusanga abantu barakundana bakabana bagahita batandukana. Si imwe mpamvu umuntu usanga afite abaex benshi kandi aryamanye nabo. Mbona byarabaye nka business. Kuko urataha ubukwe bw'abantu mba nyuma y'ukwezi cyangwa umwaka ngo baratandukanye. Ubwo niki kibitera uko ubibona wowe? Ni iterambere riri kwiyongera cyangwa se niki? Shangiye sinamenya. Urabona kera ngende kugana kera back in days abantu umuntu yajya kubana n'umuntu ugasanga ni we wenyine nyine umuhungu niwe umuntu abashe kubona, umukobwa nawe niwe wa mbere abashe kubona, ugasanga nyine ibyo muhaye nibyo bimunyuze. Ariko muri iyi minsi
ushobora gusanga umuhungu wawe n'umukobwa, umukobwa yarahuye n'abahungu benshi n'umuhungu ariko ahura n'abakobwa benshi, agasanga wowe utandukanye n'uko abandi yababonye, yego, gatuma nyine mubana kubana, ugasanga sometime mutangiye kuguca inyuma, mutangiye gushwanashwana. Ibyo nabyo byaba ari mu bintu bituma abantu bakora divorce. nabyo birimo kuko byabaye ingeso. Hari abantu babigira ingeso, nyine guca inyuma abagore, ugasanga yabigize ingeso, cyangwa abagore baca abagabo inyuma, ariko umugabo yaguca inyuma, nk'umugore yabigize ingeso. ubundi ufata gute ibi bintu? Umugabo yaguca inyuma cyangwa umugore ntiyaguca inyuma? Njyewe baravuga umugabo yaguca inyuma nta ribi. Nose kubera iki bose bacana inyuma? Umugabo arashobora guca inyuma, ariko umugore guca inyuma bari bavuga ko aba yagiye, niko njye numva bavuga. Nyine umugabo wagiye guca umugore inyuma warataha, ariko umugore waciye umugabo inyuma aragenda, nyine aba yagiye. none niyo mpamvu rero kugira ngo ujye kubana n'umuntu iyo uri umukobwa warahuye n'abahungu benshi, nabyo biragorana kugira ngo unyurwe n'umugabo umwe. Oya, hari ababibasha, ariko rega abakobwa bose rega ari kimwe, ku buryo uvuga ngo ngiye kubana n'umugabo ngo kubera ngo nabonanye n'abagabo benshi ngo ntabwo tuzashobokana. Wumva mutazashobokana nyine byihorere, wijya gutesha umugabo w'abandi umutwe. bitazakunda niyo gahunda yawe. Nge numva tutazashobokana nakwihorera sinze kugutesha umutwe, ariko numva bizashoboka naza tukabana nkanyurwa nyine. Bose abantu ko bamenye ukuri kw'abantu ariko babanye nabo. Iyo ukundana n'umuntu byanyabyo mubwizanya ukuri, aregerera atakubwiza ukuri mu buryo bumwe na bumwe, ibyo ntago bari byiza. Ngewe iyo umenye kutambwiza ukuri ndababara cyane. Wabwirwa n'iki? Mwamaje kuba no gusezerana imbere y'Imana n'amategeko, wakora iki icyo gihe? Nyine urumva ubuhiye. Aha, none se Gigi, ni ikihe gihugu ukunda? U Rwanda. Nkunda igihugu cyane. Ukuyemo igihugu cyacu cy'u Rwanda, ikindi gihugu ukunda ni iki? Ukuyemo u Rwanda, ikindi gihugu umva wabamo cyangwa waturamo ni iki? Ntacyo njya ntekereza. Ni iki ugitekereza? Kubera iki? Sinzi impamvu. Wagira ngo sindemwe nk'abandi bantu. Uvuze ngo ukunda u Rwanda, umva unyuzwe narwo, nta kindi gihugu umva wifuza? Uranyuze. Sure. Yego. Okay. Nuwe muntu ukunda mu Rwanda, cyangwa se umubebe ukunda ufata nka role model wawe, cyangwa se unyurwa n'ibikorwa akora? Mu baririmbi. Oya, mu Slay Queen, katuvuge nka Slay Queen, cyangwa se n'abakobwa b'aba influencer. Aba influencer tuvuga influencer. Tuvuge n'urugero nk'ubu ngubu mbashije kumusharinga kino kiganiro. Nkamusharinga nyine, cyangwa akabasha kubona kino kiganiro. Umu influencer ukunda mu bakobwa, mu influencer ufana uvuga ati umuntu akora ibintu bya fresh, cyangwa se ndamukunda tu, ninde? Numva ntawe uramubuze? Nta mu influencer ukunda? Mwese aba influencer basi mu Rwanda uhitemo umwe. Harimo ba influencer benshi cyane, abitwa ba Naomi, abitwa ba Jolie, abitwa ba Shadiboom, abitwa ba Alia Cool. Aba n'aba influencer badanje bafite platforms zikomeye cyane, n'abandi benshi. Ejobundi batanze n'igikombe cya Queen of Beauty yabaye Shadiboom. Mubonye se kari Shadiboom? Ari Shadiboom. Nitwarijije. Mubonye kari Shadiboom? Ni Shadiboom. Nawe sura mufana basi. None se abandi ndinda kudafana Queen. Umukundira iki Queen? Ko subibona se? Mu bakobwa bose njya mbona, cyangwa aba mama, mba mbona Shadiba atandukanye. Gute? Atandukanye. Gute? Ntago yirata. Yego. Nicyo kintu mukundira. Bamuvuga, bamusebya, we nta kintu biba nyine, ubona ko nta kintu bimubwiye, we agakora igikwiye. Akora igikwiriye. Ibintu byose bamuvuga iyo ugiye kureba urabibura. Nk'ubu nge naje i Kigali numva ngo Shadibu ngo ntago ajya yambara, ngo nyine ukuntu bamuvuga ntago ari kagaragara. Hanyuma ni ngambwira nk'ijambo, hari mbwete Shadibu rwose ndagukunda.
mubwire ngo ndamukunda cyangwa se Kandi ndagufana mbivuze. uramukunda Shadibu iki kiganiro uza kukibona ndaza kukimusharinga ndamufana uramufana ntabwo umukunda hanyuma se okay aho ngaho ni mu ba influencer mbwira umutipe mu Rwanda ufana umutipe muri ba influencer cyangwa se mu bahanzi mbwira umuhanzi ukunda mu Rwanda hanze nkunda mu Rwanda nta muhanzi ukunda mu Rwanda umuhungu hawe okay nta muntu wemera mu Rwanda ukunda hip hop ukunda R&B nta hanze y'u Rwanda se hanze y'u Rwanda nawe ntawe reba gutyo nyine mu buzima bwa vibes ukunda umuziki se basi muzima usanzwe ukunda umuziki yewe undi sindi ikintu nkunda aha ngegati ubushize watubwiye ko uri umufilmmaker ngaho tubwira umufilmmaker wemera basi mu Rwanda umuntu nemera nyiramu baby ngo ni Nyambo Nyambo ego Nyambo iki kiganiro kibona oya ndamwemera Nyambo uramwemera na filime ze yifuza kuzikinamo bikunze abaye casting ikunda akumva ari fresh yakwa approaching nta kibazo waba uri ready kandi ndi ready so guys Nyambo Jessica ndabizi ko kino kiganiro araza kukireba Nyambo stats zanjye zireba bivuze ngo ikiganiro cyanjye araza kukireba ndaza no kubyongeraho bivuze ngo uyu mukobwa uyu mwari w'u Rwanda yitwa Gigi ni umukinnyi wa filime wa Danger afite impano narakwemera cyane kuki ukunda Nyambo ubona ari umuhanga cyangwa Nyambo ni umuhanga mu byo akora Nyambo ntabwo avuga amagambo menshi ariko ni umuhanga mu byo akora afite na besto afite besto ndabizi nagira besto kandi narakubwiye ko mufite besto wanjye ni sheri wanjye ako nayo ndashaka kuba besto bana ndi kubitekereza urenda ndashaka kuba besto oya ndashaka kuba besto besto wanjye atandukanye na Titi na Nyambo besto wanjye ni sheri wanjye ntabwo ngira twaba besto byaterwa oya tugomba kwiga kubyiga tukaba besto none se biriya bintu bibona gute biriya bintu by'aba besto man kuko biriya bintu by'aba besto nawe urabyemera ndabyemera cyane wemera ko umuntu aba besto wawe kurira muri buriya buryo cyangwa nawe besto niyo sheri we ngiye imana bimeze kimwe n'ibyawe ubo bariya ntabwo ari abasheri ngiye besto wanjye ni sheri wanjye ase wari nka sheri wa Nyambo ukabona biriya bintu nyine baba barimo ngo by'ubu besto wari nka sheri wa Nyambo ntabwo nabasheriwe ko ntabwo ndi kukubaza wishyize mu mwanya w'umuhungu nyine bakundana ukamubona na muri biriya bihoro by'ubu besto ngo ibiki wabifata ute nyine wumva nk'umuja mu mutereta uhuye mu nanjye na Titi baciringa bimeze bite ibyo ari byo byose Nyambo na Titi ni abantu bakuru ubwo se na sheri yabyumva ko ari abantu bakuru bumvikanye ko bagiye kuba aba besto babitekerejeho kandi Titi Nyambo ari hanze bivuze ngo Nyambo yari afite sheri babiganiriyeho buriya sheri wa Nyambo na sheri wa Titi barabizi yego none se n'abantu bakuru bariya baba babizi bakora babizi yego okay kubera ko ibintu bya filime bimvishe ari byiza nibyo tugiye kuganiraho cyane urabona muri iyi minsi hari indi trend ziri gutrendinga ya witwa Miki witwa Regis nawe ngo hajemo umuntu ngo ni mubyara we none byavuye kuba besto ibintu byabaye mubyara Titi ngo Miki Regis uramuzi ndababona na Miki uramuzi barakundanaga bakora ama vlog haza ku bintu bivugwa ngo yamufatanya aryamana witwa AG Promoter inshuti yawe cyane kabisa ndabizi ko araza kureba kino kiganiro none nabonye ikiganiro cyabo kuri The Choice ari kuvuga ngo nyine ni mubyara we ntabwo yavuze besto avuze ko ari mubyara we ngo nababyara nyine Miki na AG Promoter ariko Regis avuga ko ari cyatumye atandukana n'uwo mukobwa byabarera ntabwo nabyinjira kuva nyine uri kuvuga ku by'aba besto muri minsi uri kubona umuntu afite best friend undi akavuga ngo afite mubyara si byaba nk'agatego cyangwa n'andi kwitwaza kugira ngo akore ibyo bintu umuntu akaziga kunda ari umuntu yitwaje nyine ikindi kintu
family wawe. Akababyara barabyarana. Ntago mbizi kuko sindabyarana nawe. Ego. Sinumva n'umuntu wabyaranye n'undi. Man, ngo babyara barabyarana. Na kera byabagaho, ngo byabaga binemewe. Nta muntu mvuze ko ntawe nzi, ntabyo. Ababyara barabyarana. Sure. Nikuvuze. Nikuvuze. Simbizi. Ngiye nikuvuze. Ababyara barabyarana. Ngiye simbizi. Twaganira kuri byinshi kandi bitandukanye. Nakubaje ibibazo byinshi, thank you ko wansubije neza. Ubwo turi kugana ku musozo w'ikiganiro. Nta kintu hishiye abantu cyangwa se umva barabura mbere ko tugana ku musozo. Ikintu nababwira nuko mbakunda cyane. Ibyo gusa to urabakunda cyane. Nta kindi. Ndabakunda. Ngagira abantu nk'abatandusuza basa. Inshuti zanjye? Inshuti zawe nazimesharinge ntaribi. Suhuje aba besto wanjye babiri. Bariyizi na besto wanjye babiri. Urumva? Ego. Bariyizi ntago nabavuga amazina. Suhuje mama wanjye cyane ariko. Mama wawe. Nanjye nsuhuza abantu. Suhuje. Usuhuze nawe. Suhuje n'undi besto wanjye by'umwihariko arizi. Besto wanjye urizi. Si wamuvuze basika namutwikira. Urizi. Wanamutwikiye mani besto kabe. Urimo urakizi ndagusubije. Wamusubije basivuga inyuguti mutangira. Vuga inyuguti mutangira. Vuga akanyuguti kamutangira. Akanyuguti? Niba tangirwa na ka. Fa. Besto fa turamusubije. Wewe wiyumve. Nuteye peace. Nawundi muntu usoza. Rega wasize abantu benshi. Yanjye abantu bose kugenda baca ku ruhande. N'indi nshuti yanjye iyizi dutejanye umutwe. Ujye uvuga izina nimutangira basi. Vuga akanyuguti. Besto wowe dutesha umutwe turagusoje. Abandi inshuti zawe zose arazisoje. Inshuti zanjye zose ndazisuhuje. By'umwihariko mama wanjye ndagukunda. Ndagukunda cyane ariko. So ndagira ngo mu mabesto baye abavandimwe. Ubutaha nitugora gukorana ikiganiro. Mu mabesto ba dutume mu besto umwe uzumva ari capable. Dukorana ikiganiro uri kumwe na best friend wawe. Arabyumva ati. Azaze dukorane. Ababesto nyine tugane kuba besto. Cereka wenda mbimwumvishije ariko sinzi ko yabyemera. Zaza dukora ikiganiro. So okay. Niba bakoranyamo umwe tuzazana. Tukakora ikiganiro ariko niyo twakorana wenyine udahari hari ikibazo. Nta kibazo. Oya nari. So rero nakinga wakoze cyane ndagushimiye byatari. Inshuti yanjye, sister wanjye. Man, nyine na nyuma ya kamera turabavana imisubize. Ndabizi. Cyagigini inshuti cyanjye byatari, ejo twavanye ahantu mu kazi dukorana neza. Ibintu bigenda fresh. So kansuza natwe abantu badukurikiranye umunsi ku munsi, kansuza abantu bakurikirana cyo kiganiro kugera kuno munota, nsuze famille yanjye, nsuze mama wanjye uri Kiramurozi, mama Muhuza, mama Christian, nsuze papa wanjye, papa Christian Fande ndagusuje, nsuze murumuna wanjye, nsuze mushiki wanjye Aime Joyce, kansuza abantu bose bari mu cyaro bari kunkurikirana 5 kwa 5, nsuze kabisa baby, nsuze Kavuyo baby wanjye, nsuze famille yanjye yindi, nsuze mere wanjye, nsuze Anifa, nsuze Claudine, nsuze Shadia, nsuze Papi, nsuze Babu, nsuze aba DJ dukorana, nsuze DJ Gordon, nsuze DJ Ortic, nsuze DJ Ryan, nsuze Password, nsuze Hakim Technology, nsuze Mr P, nsuze abajama banjye mwese abo muri, nsuze abantu mwese mudukurikirana umunsi ku munsi, reka nsuze buri mwese unkurikirana, nsuze buri wese unyemera unkunda umoza ku mutima, nsuze MC Nice kaka wa Kigali, bana muri abantu ba Danger, right? Rero
mbasuze nshimire cyane Fab uri inyuma ya kamera, Fab cameraman. Mfite umukameraman wa Danje, abantu mfite ubukwe, abantu mfite events zitandukanye mu dutumire. Hanyuma bwira ushaka kwiga ibintu bijyanye na kamera, ushaka kwiga ibintu bijyanye no gufotora, graphic design, e-commerce, utugane ni muri Optimum Digital Marketing. Byose turabikora kandi neza cyane. Right Sam. Nje rero banyita MC The Badman, the baddest one and only, the champion boy USA. Wakoze cyane kuza Gigi. Namwe mwakoze kunyakira. Astra Vista, Astra Mañana. Ciao ciao.